ni gute ufite Kristo ukanaba depressed? Nuko arababwira ngo munkurikire. Ntabwo yababwiye ngo munshake, yarababwiye ngo munkurikire. Hari difference muri iyi minsi iri hagati yo gushaka no gukurikira. Ari naho usanga ingo nyinshi muri iyi minsi zisenyuka ngo ko pastor yavuze ngo uriya muntu ngo ntago muberanye, udashizemo imitima kabiri ugasanga nawe usubigiramo imbaraga nkeya, ushwanye n'umuntu Imana yari yarakugeneye ngo ko pastor yakubwiye. Pastor nawe ni umuntu aracumura. The Bible says that my people perish because of lack of wisdom, not because of lack of knowledge, because of the lack of wisdom. Ntago ari ngombwa ko ibintu pastor akubwiye ubikurikiza 100%, ko harimo abapasteri b'ibinyoma, harimo abapasteri bagendera kwirari ryabo. Hello everyone, my name is Deejay Yash and I'm here to welcome you at Gospel TV Africa. In the meantime, I would love to appreciate your time and the subscription you've been making and the views and the comments. So please don't forget to do this on the same day. So anytime, any day, and God bless. All right, katwigarukire mu Kinyarwanda. Nitwa Deejay Yash, nagira ngo mbahe ikaze kuri Gospel TV Africa. Ni igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana no guhugurana no gufashanya kugira ngo twese byibura tuzagere mu bwami bw'Imana dushyitse nkuko ijambo ry'Imana bibitubwira. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo hahandi batubwira ko iyo umukristo akijijwe hari uburyo bubigaragaza mu bijyanye n'uburyo ashaka Imana ye, n'uburyo iyo ahuye n'ikibazo cy'ubuzima uburyo abalance ubuzima. So uyu munsi nagira ngo tuganire ku kijyanye no gushaka Imana versus gukurikira Kristo. Ariho abantu benshi bibaza ngo umupasteri yarambwiye ngo njye gusengera mu butayu, uyu mushuti wanjye arambwira ngo we yagiye gusengera ahantu iminsi 40 birakunda. Muri Daniel bigaragaza ko Daniel yasenze iminsi 21 agasubizwa ku munsi wa 21, ariko Imana ikamubwira ko ku munsi wa mbere yari yumvise amasengesho ye. Ibintu nk'ibyo byose biturwanira mu mitima no mu mitwe, bigatuma bimwe na bimwe tutabisobanukirwa neza. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo riri muri Matayo ibice 4 kuva ku murongo wa 18. Mu bantu dufite Bibiliya zacu, nagira ngo turebane kuri uwo murongo dufatanye kwiga icyo Yesu yavuze aho hantu. Haravuga ngo ku murongo wa 18 haravuga ngo as Jesus walked by the Sea of Galilee, he noticed two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Murongo wa 19 haravuga ngo, and he said to them, follow me. Uyu munsi haracyari urujijo hagati yo gushaka Imana no gukurikira Imana. Nagira ngo turebane mu magambo yoroshye cyane mbere yuko tuvuga mu bintu bitandukanye by'ubuzima, aho abapasteri, aho inshuti zawe, aho abavandimwe bazajya bakubwira ngo njye nakoze iki kirakunda. Yes, cyarakunze kuri we, ariko wenda niko Imana yari yagishatse. Bidasobanuye ko nawe ugomba gukurikira footsteps ze kugira ngo byibura ubashe kugera aho wageze. Nge experience yanjye y'ubuzima n'Imana nagiranye nayo ntago byahura n'ibyawe. Struggles nyuramo cyangwa se temptations ngira, ibyo bintu byose, ibyo bishuko, uburyo nca mu buzima bijya gusa nk'ibya, ariko ntago byaba ibyawe. Nufata ubuzima bwanjye ukabushyira mu bwawe ntago bizahura. Ari ikintu bitwa mu Kinyarwanda ngo ingendo y'undi iravuna. Buriya gusenga biri personnel kurusha kuba corporate. So uyu munsi ndi gutekereza ku kintu kijyanye no gukurikira Kristo, ari naho abantu benshi muri iyi minsi bari depressed. Depression is everywhere, and you look at the person uri depressed ukabaza ati ni gute ufite Kristo ukanaba depressed? Wahita unsubiza uti we ntabwo bizi, ubuzima buragoye, ibintu bimeze gutya no gutya, biravunanye. But then twese dufite ubuzima butugoye,
twese biratuvunye, isi ntiyoroshye kandi ni ku isi iteye. Nta munsi izoroha kugeza igihe Kristo azagarukira kudutwara tukajya mu bwami bwe. Noneho iyo ugiye kureba rero kuri rino jambo, ari naho mbona ibibazo byinshi bivukira. Yesu abwiye bano bantu ngo bamukurikire, hari aho bari bari, hari state bari barimo, hari ibyo bari bari gukora, ariko amaze kuhabasanga arababwira ngo munkurikire. Mwene data mushiki wanjye, uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko aho wari uri uwo munsi, niba warakijijwe, aho wari uri uwo munsi Yesu yagusanze, ntabwo ariho ugomba kuguma. Yesu yahagusanze kugira ngo umukurikire, ntabwo yahagusanze kugira ngo umushakishe. Wari uri gushakashaka ubuzima wenda, wari uri gushakisha uwo Kristo bavuze, iyo Mana bakubwira, ariko uyu munsi ufite amahirwe y'uko wamubonye. Kuki umeze nk'ababandi bashakira umuzima mu bapfuye? Nako ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye. Bisobanura ko ntabwo ari kiri hahandi ujya kumushakira hahandi, ahubwo wowe kuko wamwizeye umukurikira kandi nawe azakuyobora. Hari ijambo ryo mu gihe cya kera abantu benshi bajya bakunda kugenderaho mu isezerano rya kera, rivuga ngo nimushakana umwete muzambona. Yego, nimushakana umwete muzambona. Ariko iyo ugiye kureba ijambo gushaka, ntabwo bivuga ngo ni ugushakashaka, ni ugushaka n'umutima wawe. Ubushake umutima wawe ufite wo kwegera Imana, nibwo Imana nayo uzayibona. Hari n'igihe Imana ikwiyereka utayishatse, birashoboka, kuko ni Imana ikorera mu nzira zirenze igihumbi. Ariko uyu munsi niba Kristo yarabwiye bano bigishwa ba mbere tubona muri Bibiliya ku murongo wa 19 muri Matayo 4, aravuga ngo nuko arababwira ngo munkurikire. Ntabwo yababwiye ngo munshake, yarababwiye ngo munkurikire. Hari difference muri iyi minsi iri hagati yo gushaka no gukurikira. Umuntu ushobora kumbwira ati nagukunze, ndashaka kukubonamo muri relationship types, ndashaka ko dukora ubukwe, akagukurikira ariko atagushaka. Ari naho usanga ingo nyinshi muri iyi minsi zisenyuka, ngo ko pastor yavuze ngo uriya muntu ngo ntago muberanye, udashyizemo imitima kabiri, ugasanga nawe wisubigiramo imbaraga nkeya, ushwanye n'umuntu Imana yari yarakugeneye ngo ko pastor yakubwiye. Pastor nawe ni umuntu, aracumura, akora ibyo akora, afite ukuntu nawe abayeho, nawe afite umuryango. Nuvuga ngo hari igihe tuba twibeshya ko uwo muntu nawe afite experience y'ubuzima, cyangwa Imana imuvugisha kukurusha. Ntabwo ariko biri. Ndagira ngo mu Kristo cyangwa umuntu wese uzakurikira ina podcast, ushire mu bwenge, ubwire na Mwuka Wera kuyobora. Kuko abantu benshi barimbuwe no kutamenya kandi no kutagira ubwenge. The Bible says that my people perish because of lack of wisdom. Not because of lack of knowledge, because of the lack of wisdom. Kandi wisdom muri iyi minsi, muri New Testament, twegereranya na discernment, kugira umwuka wo guhishurirwa. Kuko iyo ugiye gusoma ibitabo Paulo yandikiye, zino letre 16 cyangwa 17 Paulo yandikiye amatorero atandukanye, yagiye agaruka ku kintu kimwe: amahoro n'urukundo rw'Imana ruganze muri mwebwe. Icyo gihe iyo ugiye kureba amahoro, ntabwo umuntu amahoro ayashaka, arayaharanira. So that spirit of discernment nawe wakagombye kuyiharanira kugira ngo uyigire. Anabigisha mu gitabo cy'Abakorino ba mbere ibice 13, yavuze ku bintu bijyanye n'urukundo n'icyizere ndetse no na hope n'ibyiringiro. Ariko arangiza ababwira ko urukundo ruruta byose. Ni uvuga ngo nushira urukundo imbere mu bintu ushaka, ukavuga ati ngiye nkunda gushaka Imana muri ubu buryo, nkunda gukurikira Imana muri ubu buryo, uzayibona. So today ngiye kuri testimony y'ubuzima maze kunyuramo, butari bwinshi kandi butari na bukeya. Nize ko igihe cyose uzashyiraho gahunda yo gukurikira Imana, apana kuyishaka gusa,
hari ugushaka, hari no gukurikira. Uzayibona. Kubera iki? Kuko urugero ruri hafi. Nshobora kuvuga ngo ndashaka kujya mu mujyi. Nicaye mu rugo, ndashaka kujya mu mujyi. Ariko iryo jambo gushaka umunsi ukarangira utagiye mu mujyi. Bakakoza ko utagiye mu mujyi. Gushaka ngo nabishakaga. Duse byarangiye bite? Kuko utakurikiye uwo mutima nama wawe wakubwiye ngo ujye mu mujyi, byarangiye umunsi wose wicaye mu rugo. Ariko wabishakaga. That's not mean ko utabishatse. Wari ufite wenda n'amafaranga. Cyangwa se wari ufite ubushake ariko nta mafaranga ufite. Ariko ntiwigeze uvuga uti okay, reka mpamagara umushuti wanjye mubwire ko nshaka kujya mu mujyi, numve nimba ari ikintu yamfasha. Kuko nta muntu wigira. Twese tumeze nk'amashami ari ku giti kimwe. Twese turakenerana. Alright? So kuko watekereje ukanagambira ariko ntushire mu bikorwa, ibyo bisa nko kuvuga ngo ndajya gushaka Imana ariko utayikurikira. Rero kubera ko Yesu yagaragaje urugero rwiza hano avuga ati munkurikire, kandi we akabikora nk'umushumba mwiza. Muri Yohana ibice 10 kuva ku murongo wa 11 haravuga ngo, Yohana ibice 10 umurongo wa 11 haravuga ngo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 12. But a hired man who is neither the shepherd nor the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, deserts the flock and runs away. And the wolf snatches the sheep and scatters them. 13. The man runs because he is a hired hand. Iki kikwereka ko abapasiteri 90% bitwa ko nabo ubwabo bashaka Imana ariko batayikurikira. Iyo bigeze mu byirari ryabo bakubwira ibyirari ryabo birishaka. Kubera iki? Ntago ari good shepherds, ni hired shepherds. Sinkubwiye ngo abapasiteri bose babone ko ari hired shepherds, ariko kuri ya jambo nakubwiye yo kugira discernment cyangwa se umwuka wo gusobanukirwa, nakugira inama yuko wowe wicara ukavuga uti ariko uyu mupasiteri umbwira bino bintu, isezerano rya kera n'irishya bundi bitandukaniye. Ko ari uko munahera babatera depression, because depression ni iki? Ni state wishiramo mu bwonko ukabona ko ariyo life ukwiriye kuba. Kuko iyo ugiye kureba kuntu bagenzi bawe babayeho, ugakora comparison, ukisanisha n'ibyo udafite, ugashaka kubaho lifestyle udashoboye mu bushobozi bwawe, bituma wishiramo ingeso yuko ugomba kuba that person. Nk'ubu nkanje nkunda ingofero, nkunda kwambara ibintu bindekuye kubera ko nibyo numva bimaye guhumeka. But it does not mean ko wowe ugiye kubyambara nawe bitakubera, ariko wenda wowe ushobora kubyambara kuko bikubereye kandi ngiye nshaka guhumeka. Ntago ari ngombwa ko ibintu pastor akubwiye ubikurikiza 100%, kuko harimo abapasiteri b'ibinyoma, harimo abapasiteri bagendera ku irari ryabo. Ni bangahe mumaze kumva ku isi pasiteri yafashwe yasambanye n'umuntu runaka, kuko nawe ni umuntu agira umubiri, weakness zibaho. So none nuko yako yagize weakness uraturakarira y'Imana, kandi ni pasiteri wabikoze, ntago ari y'Imana yabikoze. Niyo mpamvu iyo ukurikiye pasiteri 100% utari gushira mu bwenge bwawe, kuko uyobya biroroshye. So uyu munsi rero nagira ngo usobanukirwe neza ko the good shepherd ni Kristo, kandi uwo Kristo aragushaka ko wowe uba ushitse. Iyo tugiye gusoma turebe muri Timoteyo wa 2 ibice 3 kuva ku murongo wa 16 na 17 haravuga ngo, Timoteyo wa 2 ibice 3 kuva ku murongo wa 16,
ariko dushatse twahera kuri 15 turebe ikintu havuga. Haravuga ngo and how from childhood you have been known the secret writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in which is in Christ Jesus. Surrendering your entire self to Him and having absolute confidence in His wisdom, power, and goodness. Nukurikira Kristo, ibintu bitatu uzaba ufite, uzi neza, udashidikanya. Icyambere, n'ubwenge. N'ubwenge bwo gukora iki? Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Knowledge and wisdom. Ari naho muri Proverbs 3:5 abantu benshi bakunda kuvuga, havuga ngo do not lean on your own understanding. Understanding is knowledge. Ariko hano icyo Bibiliya itubwiye, iyo wizeye Kristo nk'uko ibyanditswe byakwigishije ukabyemera biciye mu kwizera, ikintu cya mbere aguha ubwenge, akaguha imbaraga, akaguha n'ubuntu. Absolute confidence in His wisdom, power, and goodness. Noneho rero hagahita havuga 16 hakavuga ngo all scriptures is God breathed, given by the divine inspiration, and is profitable for instruction. Uyu munsi usome ijambo ry'Imana urigirira ryawe, kuko ryaguhindurira ubuzima mu gihe icyo ari cyo cyose. Pastor akubwiye ikintu ukakirebera mu ijambo ry'Imana, nibwo itubona nimba koko ibintu yakubwiye ari byo. Kuko Imana iratubwira ngo nimunkurikira. Yesu Kristo ubwe yarivugiye ngo intamba zanjye ziranzi nanjye ndazizi, zirankurikira. Ntabwo ari ziranshaka. Muri Yohana 10:27 ntabwo ari ziranshaka, ziranzi nanjye ndazizi. Iyo nzihamagaye ziritaba. Right? Tureke kuba abakristo nanjye ukoresha ijambo abapagani bafite ukuntu bo bazi ibyo bakora. Ariko kugeza izi saha abakristo turacyari confused ku bijyanye n'icyo Imana itwita. Imana itwita abana b'Imana, abana bayo. None abana bayo ni gute waba ubana na papa wawe utamuzi? Bakubaza ngo papa wameze gute? Ngo reka njye kubaza mama, kandi ari papa wawe. Icyo gihe ntabwo rero waba ubuse waba umeze gute? Waba umeze nk'umukozi mu rugo rw'iwanyu. Umukozi niwe utagomba kumenya ibibera mu rugo, kuko akenshi aba yaje gukora akazi, ibyo amenya nyine nibyo abona. Ariko nawe abazi byinshi, nubwo wenda tubeshya ngo ntago abizi, ariko ababizi. Ariko wowe nk'umwana mu rugo uba wemerewe kujya muri firigo cyangwa wemerewe kujya mu gikoni ukarya, inzara ikakwica ibiryo bihari ngo ntago umukozi yakugaburiye. Urumva ibyo bintu bakagombye kujya kubitura papa wawe ngo bandaje inzara cyangwa bagize gute? Urugo n'urw'iwanyu. So natwe iwacu niba Imana itwita abana bayo, kuki udashaka kumenya ubwiru bw'Imana, the oracles and mysteries of your father? Cyane ko yanabishyize plain, yaravuze ati ibintu byose nagombaga gukora nabishyize muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ari nayo mpamvu bavuze ngo ibyo byose they are inspired by God. Point number 1. It is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error and the restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will. The conformity to God's will. Bantu bakristo b'Imana, ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ni ubuhe? Ntabwo Imana ishaka gusa kukomeza uri umwana mu gakiza, nkuko muri Timoteyo 2:2 havuga ngo iyo umuntu akiri umwana banywa amata, ariko iyo akuze ari ibintu bikomeye. Kubera iki? Hari igihe wambona ngana gutyo ukavuga uti uriya ameze gutya, ariko nuko ako nanjye ninvestisa mu mubiri kandi nkanasenga. So kuri iki kintu kijyanye no kuba
depressed no kuba pastor yakubwiye ngo bashakira Imana hano, please shyira mu ubwenge, saba ubwenge. Bibiliya iravuga ngo ababuze ubwenge babusabe. Saba ubwenge umenye ngo eske uyu mupasiteri uri kumbwira iki kintu we agamije iki. Hari akavideo nabonye ntago nagakunze bitewe n'ukuntu abantu bakakiriye. Nje ubwo nibwo nari nkabonye ko umupasiteri ntazi izina rye abwira abantu ku kijyanye no gushaka ngo abagabo ngo mwihutira kubwira abagore ngo baganduke ariko nimushaka gukora sacrifice. None se nibyo? None se tubaze twemere ko umugabo yakunze umugore ariko nashaka gusubmitinga kuko uwo mugore afite undi muntu nta submitingira kuri uwo ariko afite undi muntu asubmitingiraho. Kubera iki? Kuko buri muntu wese agira igice cy'ubuzima bwe agandukamo ku kindi kintu, ida inzoga, ibiyobyabwenge, abagore, abagabo. Addiction ziratandukanye, ariko ugiye kureba ugasanga aba bantu yo bitwa ko ari abakristo. To be honest, bakristo bavandimwe, nta mukristo ugomba kuba depressed. Tugiye Kristo umurimo we yaje gukora waba ntacyo wamaze. Kuko niba Yesu yaraje kukubatura nkuko muri Yohana 8:32 havuga ngo muzamenye ukuri na kuri kuzababatura. None se nibuze ukuri kubera icyo ukibaswe n'icyo kintu. Tubiganireho. Let's make it a real talk show. Kuki umukristo aba depressed? Why? Icyo gihe ntabwo buri wa Kristo, kuko Kristo niba yaraje kukubatura hari icyumba utaramwemerera mu buzima bwawe, kandi icyumba utaramwemerera nicyo kirimo depression. Uyu munsi numwemerera ukamuha ubuzima bwawe bwose akakubera umwami n'umukiza. Niko twese iyo tugiye gukizwa ku mugani w'abadeperi ngo nukwatura, iyo ugiye gukizwa barakubwira ngo atura ko Yesu ari umwami n'umukiza, to confess. Alright? So umwemereye nk'umwami n'umukiza ukamuhisha icyumba kimwe kiri mu buzima bwawe, icyo gihe niho depression izinjirira. So today munyemerere mba challenging buri umwe atangire yemerere Kristo ayoboruza ubuzima bwe completely. Nanjye ntago mbifite byose hamwe, ariko nta mukristo akagombye kuba ari depressed, to be honest. Ukajya no kwa muganga bakagusangamo depression uri umukristo. Ni nk'umukristo divorcing. Those two things ntago byakagombye kuba mu buzima bw'umukristo. Kuko Imana itarakudivorcinga kandi uri umukristo. Kiravuga ngo nanga ikibi ukanye ni na double standard nzabaruka. Muri Revelation chapter 3 havuga ukuntu Imana izaturuka ni tuba tudafite standard igaragara. Aho kugira ngo rero Imana ikuruke kuki udasubira kugiheza. Ni naho nshaka ko uyu mwanya dusoreza kuri no topic twatangiranye n'ukuntu umukristo atagomba kuba depressed. So aha rero muri aba 2 Timothy 10:13 kugeza 12 kuva 15 kugeza 16 hatweretse uburyo bwiza. Icya kabiri, ubushake bw'Imana bugaragara mu buryo bubiri, both in public and in privacy, behaving honorably with a personal integrity and moral courage. Moral courage, integrity, both in public and in private. Bisona ko iyo umaze gusobanukirwa Imana hari uburyo Imana ikwiyereka ukagendera mu mucyo nkuko yabiguteganyirije. Umucyo w'Imana n'uwuhe? Umucyo w'Imana nuko umenya ngo uyu muntu ari kumbwira ukuri ndagukurikiye, cyangwa uyu muntu ari kumbwira ikinyoma ntacyo nkoze. Cyane bashiki bacu nibonja mbona pastor amubwira ngo Imana yambwiye ngo agahita akora adatekereje, agahita akora pastor yavuze. Ugasanga harimo abagore. Maybe next time tuzavuga ku bijyanye n'ukuntu abantu benshi bashyira abapasiteri abashumba babo imbere kurusha abo babana mu rugo. Umugabo wakakubwira ikintu ngo wose uri pasiteri wanjye, urarusha pasiteri wanjye kumenya Imana ku buryo, so ugasanga mutanye no kuzana competition yuko pasiteri yavuze versus umugabo wawe. Cyangwa ugasanga papa warakubwira ikintu cyangwa mama warakubwira ikintu ngo reka nigire gusenga. Kujya gusenga ni bon, ariko banza wubahe n'ibyo mu rugo.
kuko ministry ya mbere itangirira mu rugo. Ntabwo uzaba ubanye mu rugo n'abantu nabi ngo ugere kuri church wishireho makeup duseke twese tujye mu mwuka ku mugani w'abantu, ariko mu rugo birimo birapfa. Icyo gihe ntabwo buri kugaragaza image ya Kristo. Niba mu rugo wasize utababwirije ukajya kubwiriza ibihumbi hariya bigakizwa, ariko mu rugo batakijijwe, your first ministry igomba guhera mu rugo. So uyu munsi rero tuganire kandi twiyubaka. So ahangaha rero ikintu kigaragaje integrity and moral courage, it's a personal thing. All right? So nsoza rero, mukurikire Kristo. Kumushaka ni kimwe, ariko no kumukurikira ni ikindi. Kumukurikira ni ingenzi. All right? Uyu munota rero soreze kuri iri jambo ry'umurongo wa 17. Haravuga hagira hati, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Kugira ngo umukristo ashyike yuzuye kuri level Imana imushakaho for the good work, agomba kuba yujuje ibisabwa n'ibikurikira. Please, munyarwandakazi n'inshuti y'igihugu, nta mpamvu yuko umukristo yakagombye kuba ari depressed, afite Bibiliya, afite abantu, afite ubuzima. None se niba uri depressed ukagenda ukavuga ngo nari ndi depressed ndi umukristo, na wa muntu uzabwiriza azakubwira ati nese iyo Mana ukorera ku kitabashije kugukiza. So mu gihe turi kwiga ku ijambo ry'Imana no kumenya Imana, mureke twige no kumenya ngo iyi Mana idushaka iki. Nsoza, emerera Yesu ajye mu byumba by'ubuzima bwawe bwose. Nibwo uzabasha kubaho, ukabaho neza, kandi ukagira na influence mu bandi. Niba ufite akazi ukora, niba uri umucuranzi, niba uri umuririmbyi, genda Deejay, producer, ariko ndashaka ngo twese tube ab'ingirakamaro mu buzima bwacu, kandi kugira ngo dukore imirimo myiza Imana yaturemeye kugira ngo tuyigenderemo. Imana iguhe umugisha, kandi see you next time. God bless.